ijambo buryohe riva ku nshinga kuryoha bivuze ngo araryoshye none se ugira ngo imbere n'inyuma nugira ngo iburyohe yapfuye kuza wenda izi mbuga zacu zitwa buryohe y'imurongora 2005 niko kazina nahise mwita buryohe riramufatana n'ubu kandi hari impamvu nari mwiza nawe urabyumva wari mwize yego nuko yaramaze kuguhereza indaramabuno Dodi ko wumiwe nta kibazo ariko ari uwanjye azimpaye ari uwanjye tubana burya nta kibazo erega nuko nta tegeko rihana umuntu umugore wagize umugabo inganzwa urimo kumva njyewe ntabwo ngiye nzagira n'ibyo amategeko ngo ibingibi ngo ibintu umuntu wakorewe ari byo ku buryo uza ahangaha usa ahangaha ukavuga ngo noneho akagira imana ntabwo ari ikibazo cyawe uraza kurakara reka mubaze ubundi ni iki kigaragaza ko papa buryohe namugize inganzwa none se ntabwo byivugiye ngo ahura n'umugabo yiyoborera uko ashaka ntabwo ari wivuze hano none se uragira ngo umugore ntagire uruhare rwo kuyobora urugo rwe uretse gato rero ahangaha mamunyishe buryohe mu mateka yaba mu mateka yo kuba mu bagaratiya tukajya mu baroma ntabwo ndi muri bibiliya ndavuga amateka kuva kera umugabo ni umutwe w'urugo urimo kunyumva hanyuma umugore akabikiwe muri izo uburyo uburenganzira bw'umugore ku gihe cyayobora mu rugo uretse gato umugore akaba mutima w'urugo bisobanuye none njyewe umutima w'urugo wawumpuyemo kandi warahindutse umugabo ari wowe mu mutwe w'urugo ni umugabo se ni umugabo gutaha rwo atera inda niyo mpamvu barusha urugo rwiza twabibwirwa n'iki urugo rwiza ni urunguru buryohe ko ukavuga ati ugahita urikanda reka nigendere uganire na papa buryohe ntuze kumvangira buryo ngo nguhate ibibazo reka nigendere mbere kugenda ndaguhereza ubutumwa bugira buti umva yatuma se ngenda manza wumve mama buryohe yewe 1% ndapfuye muri gift gallery umvise thank you my brother so ikintu kiriho ni ikintu kigomba kunyama mu buryohe thank you big man emera ube umutima w'urugo ureke ku umutwe w'urugo umutima w'urugo turi inshingano z'umugore nk'umutima w'urugo ni izihe ni ukoza umugabo ibirenge umutima w'urugo ni umeze ute ntega ugomba koza umugabo wawe ibirenge ukamwitaho ibyo ndabikora uretse gato ukamugaburira uretse gato ukamukorera buri kimwe ukita ku nshingano z'urugo no kunyumva hanyuma uremera ko buryohe ari umutware w'urugo 100%. uremera ko ari we mutwe w'urugo cyane uremera ko ari ugomba kuvuga ijambo rya nyuma mu rugo oya uremera ko ijambo rya nyuma ryo ndabihakanye kuko hari igihe ufite bwa igitekerezo ugasanga we aravuze ati ariko nubwo uvuze gutya njye ndabona byagenda gutya twabigenza umugabo yitwa umugabo mu rugo yavuze tugasanga cyakubaka urugo cyane uzi impamvu bita umudamu yitwa umufasha uzi ijambo ryo uretse gato uzi impamvu umudamu yitwa umufasha iryo jambo nibwo dufata urizanye impamvu umudamu yitwa umufasha ni iyi uretse gato uyu nguyu ntabwo ari umufasha wowe wahindutse umufasha tukere gakeya ndagusobanurira impamvu wowe nk'umugabo uretse gato akamwora bifata uko abishaka ariko se wowe nkarangiza ni ukuvuga ngo umugabo buryohe ufata inshingano urarangiriza aho wicaye ikibazo ibintu byo bishyira mu busambanyi n'ikijya nawe uri nawe ntabwo ibintu byose bishyira mu kandi ngo ushyire amakenga ahangaha wowe baguhaye umujonjamo baguhaye indaramabuno uri ahangaha uri mu rukundo ngo ufite urugo rwiza buryohe umva kuva uyu munsi haguruka isohoka wowe saa 10 muri mu rugo ariko usajana n'umugore tangira gusohoka ugenda ushaka abagabo bagenzi bawe buryohe uje utembera utahise atazana ubundi gendirirwa mu rugo ko saa 2 mba navuye mu rugo nkaruka saa 3 kandi ushaka kungirira umugabo ikirara ntabwo ari ikirara uretse ni gute umugabo utasambira uri inkoko uganira na bagenzi bawe ryari nimba yaje kwirebera umugore we w'igikundiro se buryohe ni ukuvuga ntabwo twirirwanye hanyuma nyina buryohe kangubazi abagomba kuza nkamuhatiya uretse ikintu kimwe nigikora ngo difata n'abandi kwivanga buryohe
ujya imbere y'umukozi w'Imana akagukorera deliverance akuvana mu bintu yagushyizemo Godfather turahanga icyo kintu kivuze bwa kabiri tubugira kabiri abakozi b'Imana rero ko aribo bamaze ingo z'abantu wamwumvishe ese kutinye ko mujya gusengerwa aba bakozi b'Imana si bo bamaze isengesho ryiza niryo wisengeye ubwawe simbona aribo birirwa berekana imipuri n'ibiki byose yengora n'ubupipi n'ubupipuzo mama buryo mama buryo ya ushobora kurahira hano ko papa uyu mugabo utagize buri kamuhakanywe ukumve ijambo ry'Imana ravuga ngo nimuzarahire mu busa cyangwa mu binyoma ndakurahirira nkande uri Imana cyangwa uri intuze Yesu Kristo ese kamubaze abuze icyo avuga iyo ubona umugabo wawe atashe imbere y'amatungo magufi ako ntashye amasaha nimba ari urukundo nimba ari icyo ukunda urugo rwacu basi wazaje kudusura koko ntabwo ikibazo ni iki kerega njye niyo naza njye gutabara uyu mugabo umugabo wanjye se yakubwiye ko afite ikihe kibazo none se hari umurwayi amenye ko arwaye mfasha njye nabi nuri ikibazo reka nkubwire ubu rero narayivuye ya Godfather guhera uyu munsi ntuzongere kuyijyaho kuko Godfather mba numva ashaka kudusenyera urugo uramusabye uri kumutegeka si ibyo yuko yabishobora se ahubwo utanabishobora ariko we mba numva ushaka kuzadusenyera urugo niko bazamama buryo ngo mve mu kazi njye mu ushaka urugo rwacu turwubake kuri za revu zanyu mwirirwa mwerekana udupipi n'ibipupuza n'ibipuri n'ibiki byose mama buryohe karame uremera ko buryohe afite uburenganzira bwo kujya kuganira n'abandi bagabo akajya ataha saa sita saa tanu nk'abandi bagabo arinda ataha saa sita se afite abana n'umugore akwiriye kuganira nabo abo bagabo n'iki bamumarira baramwishyura ibihe biganiro aganira nabo buri munsi saa sita ntabwo mba nirwanye n'umugore wanjye ariko nimba yavuye hano saa 2 akagaruka saa 2 saa 3 nako saa 3 ubwo ubugira ngo ajya ahandi ataje kureba umugore we sawa mutware w'urugo we ahubwo Godfather nimba ari ukutewe ntuzirirwa unarongora kuko numva nta kintu byakumarira uzajya wikubitira wigendera aya waba umwifurije ikintu kibishe oya none se uzashobora urugo azajya atahamo saa sita kurongora ni byiza sheri kurongora ni byiza oya n'ubundi yamenyereye kuduterera ku ruhande ajya dutera atahe nk'ingaraga ajye kuryama ushobora ko cyane urumva rwose umugore azajya atahaho saa 8 z'ijoro urumva azaba yaramuzanye kwicara mu ntebe no kurara mu buriri abantu 400 na abantu hano batukurikiye nta kintu cyiza k'umugabo gutaha karagasanga urugo rwe icyo kintu mukimenye kirubaka nta kintu cyiza nongere mbisubiremo abantu 430 ntibigomba kumurutira umugore we agasanga umugore we karakagenda akamwakira bizu akamwoza akamukuramo inkweto akamukuramo ishati akakugaburira akagutegurira icyo kurya n'icyo kunywa hari ibintu byiza nk'ibyo kuganiriza waza saa 5 abona umwanya wo kugukuramo sibyo ko mu bagabo nasengeye sinigeze nsengera umugabo utaha saa 6 cyangwa saa 5 z'ijoro umugabo wasenga Imana aramuguhaye yaramumaye umugabo utanywa inzoga umugabo uzajya utaha kare tukaganira kugacupa buryo umugabo utajya mu ndi nta nzoga nzi ese buryo ibyo wabivuga buryo yewe ntabwo asoma oya njyewe wa behize ibyo wabivuga ari uko wenda nayinywaga mbere ntaramurongora mbere ya 2005 urakoze cyane wayinywaga mbere ndi kuvuga ibyo ngibyo wabivuga iki nicyo bita mu kinyarwanda iki nicyo bita mu kinyarwanda inzaratsi y'igikatu banza wumve ntabwo atumye umugabo baramujunjamishije bro ariko se umugore ibaze gushaka umugore kuvana ku gacupa bro akagutandukanya uretse akakuvana mu rungano buryo
uheruka kwicarana none se narazigeze uheruka kwicarana n'abakomurodi bawe uretse gato uheruka kwicarana n'abakomurodi bawe ryari banza wumve narinjye kukubwira nuko wumviranye wihuse iryo jambo wavuze mu kanya wakarivuze ari uko mbere yuko murongora mbere ya 2005 wenda nuko ari uko nanywaga inzoga ntazo nigeze nkwariye ndaba ndi mu gisirikare ndi mu ishyamba nta tabi nzi nta nzoga nzi no kugeza ndongoye umugore wanjye 2005 tariki 14 z'ukwa kabiri kugeza iki gihe nta nzoga nzi turagashaka twakagura tukakanywera mu rugo si ngombwa ngo abantu bose rega bajye kunywera abanyarwanda kazerega nicyo nkurira mu buryohe we nta miyaga ashyira bahita bibabwira ako kanya wagurira umuco umva azana icupa akamanza kurishyira mu nguti akavuga ati rimwe namaze kuritongera ntabwo rikuvana mu bagore ubwo se niki mutunga umugore ugurira umugabo we ari mu rugo rwacu rwose araruzi urinuze kabisa uretse gato umugabo wawe yashatse kugasoma uretse gato iyo umugabo washatse kugasoma uragenda ukakabura ariko ngo ndebadara kataraza kazaza nakakugura ariko tukagasangira bibaye ngombwa ese kari urugero yaratanze mukagira gute buryo mama buryo mukagira gute bibaye ngombwa ko tunakanywa nakamugurira akagasanga mu rugo tukanakasangira bitwaye abanyarwandakazi bakomurede niba ari abantu babanye na buryohe mu mahirwe murumva ko ari umugabo cyangwa umusore wanyu murumva ibyamubayeho ubu ntabwo yemerewe kwicara mu bandi bagabo ngo yifungurire kamitsingi ngo agasome musubire mu mateka n'urugendo koko nasanze n'ababyicaramo nta kintu byabamariye ugeze mu ki ibyo ntabwo abyemerewe koko nasanze n'ababicaramo nta kintu byabamariye uretse kubasenyera ingo gusa cyane buryohe kanguka ubwira ko bya bihe bya kera wagiye mu kibari ibuka bya bihe bya kera mwaje mwahembwe ibuka bya bihe buryo ibuka bya bihe wagiye mu kibari buryohe ibuka bya bihe kibari kanguka nkajya kwa mukuru wanjye niho najyaga wajyaga he ikibari nakijyagamo nkajya kwa mukuru wanjye nkajya hariho njya kuba nyine iyo minsi 7 cyangwa ingahe ntabwo mwasohokaga mwagizemo sevire buryo ntabwo byibuka buryohe nyine byarabaga nyine none byagenze gute ibyo bihe buryohe dore abakomuredi bose buryohe igihe ko nari nararongora uretse habaye iki ubundi igihe ni cyacyo uherukana na buryo ari buryo igihe ni cyacyo na buryo hari ariko abo bantu bose n'ubu turacyahora tukaganira ariko muganira gute utahaza 11 muganira ryari ko abagabo baganira batuje hano kabwina 3 z'ijoro ese amasaha yagera kuba 3 z'ijoro ubungubu saa 11 ngataha mu rwanjye wibeshye ugataha saa 3 za ninjoro ibintu umuntu bita mama buryo yagukora none se ubu ngiye live atari bwo nyiva mu kazu erega bari abatinya gutaha baba bafite ibibazo mu rugo niyo mpamvu barara mu tubari naho we nta kibazo afite mu rugo rwe umugore yaba akwakira neza gukunda kwereka urukundo ukajya kurara mu kabari akagupasa umupuri neza kamubaze buryo kuva warongora urakora uruzinduko rumara icyumweru hanze oya ahubwo none se nk'ejo bundi ndimo nagiye kubaka iriya nzu nabonye udufaranga nagiye kugira icyo shyira ku nzu sinamaze ibyumweru 2 ihuye icyo ni icyambere ntago nagiye mu butumwa bw'amahoro Darifuru nkamara y'umwaka bakanatwongeza n'amezi niba 3 umwaka n'amezi angahe ego niba unankurikira ejo bundi ntabwo narihuye nagiye kugira icyo shyira kuri ya nzu Imana irimo itwubakira ntabwo namazeyo desome none se nari kumwe nawe uretse gato ni ukuvuga ngo amasaziro yanyu urashaka kuyakorera Huye ku ivuko ya Imana nimfasha niho tuzasazira niyo mpamvu ariho ndi gushyira inyubako yewe shaka nkubwire banyarwandakazi igitsina gore muri aha ngaha muyoboke mama buryo bakubite ku kirozi yahaye uyu mugabo kiri gukora oya noneho kugira ngo byumve neza ni wabo wa papa mama buryo niho kavukire kuko ngewe mvuka kuri 40 niba uhazi uretse gato urongera byishe ntabwo uburyo mpagaciro umugore urongera byishe
urongera urabyishe nagushishira icyo japfa nawe nta agaciro urongera urabyishe uzazima wararongowe ni gute kwaka mu itongo nta kibazo no ni gute wararongowe ni gute uvi wanyu ukaje kubaka iyo washakiye akaba ari ijya nta kwigondera ikibanza cyo kuri 40 oya gende hirya urongera urabyishe nanje gushima numvaga mvuga nti mama buryohe bakoze bagiye kwivuga kwa buryohe kumbe ugiye kubaka w'umugore none ewe ahavuka rwose niho ngiye muri kubyumva niki mutari kumva Jeba nawe mama buryohe kuva uyu munsi Sobe y'igicucu yayishyizemo niko bayigenza yikubitamo ikinono akamukubita igitori uzi ko bahise bangira agahinda ati ngo maze akagira suguru ko batari ijoro ricitse umurizo uvuye bari bazi ibyishimo yabari bazi ibyishimo mama buryohe kuva uyu munsi mama buryohe ubwo nabona umutwe w'urugo umva kubera ukuntu mazemo umwuka se ngurira ka berisi musabiriza kagura 50 bwira abakire cyagihe ubuse niko ariko ntabwo karengana oya ni 50 n'isaka rurenze yongera nabonye sase se yuri ibintu byose bikurira ndabaza ngero mva ko nk'akantu gahenze ndikubaza ukazanzara muri bwa bubyeri bwanyu ndikubaza mama buryohe mama buryohe wisanze gute umugabo wawe ushobora kumuvana kuri kavukire iyo aho washatse wa mubyeyi we ni gute ufata iyo washatse umugabo ukamuvana mu mateka ubundi impamvu umugabo aba ari umugabo agakora umuryango akazasungura se urumva ariko se ndakubwiye kugurira akantu waramurongoye none ugeze naho umuvana unyumve neza cyane ugeze naho umuvana iyo washatse ugiye kumwubakisha iwanyu mu rugo ari kwishano riracitse uzi igisekeje genda urongorwe papa buryohe we wararongowe nuko ari njye wamuhatiye ko twajya kubaka hariya siniki mutumva waramuhatiye ako se bitwaye iki tuhagurishe none se urumva wararongowe cyangwa wararongoye ndavuga amafaranga tugira inama tuhagurisha kugira ngo papa buryohe akunda umugabo mugomba kuhagurisha mukagura havuka kwivukira ukajya kurongorwa ukajya iyo washatse madamu imbavu ase tutahashaka ugomba nigute rwose kuri kumbuzi nigute ujya kuzana umugabo ukamuzana mu itongo rya sogokuru wawe izi ni ishyano uzi ikibanza cyane rweza amenyo ndakubaza mbwira amafaranga kigura ngahe ntabwo ujya wumva abantu bamamaza ibibanza uburyo biba bigura za bugesera cyangwa za hehe igura ngahe nsubiza icyo kibanza byibuze ikibanza hano wakubakamo byibuze cya makeya ikibanza gusa byibuze $30,000,000 ayo ni amafaranga ubara gushaka umugabo ugati ugiye kugurira $30,000 nakibagurira why not ariko ukemera kuri kondisiyo imwe mutega amatwi kuri kondisiyo ikibanza cyihorere unyiherayo nabuze ya korotire yonyine igiye kurunkora $15,000,000 oya 12 na ubona ko bize pfa na ruguru byanze oya korotire ubu niyo nshaka gushyiraho inzu yanjye iri ku gasi buryo nagushyiramo indirimbo imwe agahinda karakaye oya ntabwo ari agahinda urimo kumva iyi ndirimbo ninyicurangira naba nicurangiye buryo shyiraho namba tubaremere yo urabona ko barimo bashaka kuturemera yishyireho yose ni njye uyishyiraho se yego yishyireho yivuga yimbwire yivuge ni 07 07 8 8 8 gatatu gatanu 6 gatandatu karindwi 6 karindwi kabiri ubwo nibijyaho gute sinzi ndabona bandika ngo bashyireho bamaze kwishyiramo amazina ariho nayahe Ahmed Otto
ndabona hari abazanditse Ahmed Oto niyo mazina rwose